Iyi filime yacu y'uyu munsi uko tuyitangiye igiye kuza kwigisha aba bantu mugenda mupfa gufasha abantu mubonye abo ari bo bose, ari nako nkomeza kubabwira ngo nyine mwe mujye mukomeza mugende mufashe abantu nyine, kuko nyine ntawamenya, ariko iyi ngiyi yo nuza kuyireba ndizera neza ko utazongera gupfa gufasha buri umwe wese. Ahangaha barakwereka hano hari umusore wigize impumyi kandi arareba, muko kwigira impumyi kose yabonye umukobwa, akimara kubona umukobwa aramurarikira. Undebere uko yakamubonye niko yagendaga azamura amajipo yiwe kugira ngo agirire ari nyine tu. Akumbe hano bakwerekeye hari akana kicereye ahangaha, umusore yarebye umukobwa arahumaguza, iminwa iramurya, aramureba rwose. Undebere nawe, akana akavuga ati ese biriya bintu uriya arimo akora nibyo cyangwa ni ibiki? Uyu mukobwa yararebye gutya ati ibyo ni ibiki bimbayeho? Wa musore kuko twe twabonye ko yigize impumyi yahise yigwisha. Uyu mukobwa atangira kuvuga ati rwose ati ntabwo nabyemera yuko wabasha kuba waba gutyo, ati reka ati njye ngira umutima mwiza. Kandi umusore gutyo uko yabishaka agashaka kugira ngo arebe uyu mukobwa neza, atamurebe akomeze agirire ari azi, ubundi amwegura agirire ari, ubundi abe yabasha kuba yamujijisha, abe yabasha kuba yajya kumukorera ibyo ari bumukorere. Reka mbabwire ngo karacyatangire, ibayita Izuba Films. niba wari ubwa mbere wagera ukanda subscribe kugira ngo uzajye ubashe kubona izindi video ndetse n'ibindi biganiro nk'ibi ngibi ndetse n'andi mafilime nk'aya ngaya. Uyu mukobwa yageze hano aramubwira ati se none ubaye iki? Ati bimeze bite? Ati ndagufasha gute? Uyu musore yakomeje kuza amubwira ati rwose wompereza iyo nkoni yanjye, ubundi ibindi ndibuze kuba nakubwira ibyo uri buze kuba wamfasha nyuma. Ati nyegera rwose, ati nyegera gusa. Ibyo kariya kana ko ku ruhande byo kamaze kuba kabona yuko uyu mukobwa arimo arateka imitwe rwose. Uyu mukobwa nako uyu musore arimo arateka imitwe, ntago arwaye ndetse nta nubwo ari n'impumyi rwose. Ndebere hano akana karimo karabireba. Uyu nguyu musore yakomeje kugenda abyira umukobwa ati rwose ngiye gusaba ubufasha. Umukobwa ati ubwo bufasha ushaka bunsabe nta kibazo. Ati wamfasha ko wabasha kuba wangeza iwanjye? Ati se wawe ni he? Ati iwanjye ni hano imbere. Undebere akana kabireba, akana karebaga uburyo uriya musore atuburiyemo uyu mukobwa, kandi uriya musore nta kibazo na kimwe afite. Akana karebye karavuga ati ntabwo njye nabasha kuba nabyemera yuko mwe mwagenda mukajya kuba watuburira uriya mukobwa. Ati rwose ntabwo nakwizera abantu b'ubu ngubu, ati ntabwo nabyizera. Aka kana kahise gafata ifone y'umusore, karangije kuyifata karayimwaka. kariya kana kafashe fone y'uriya mukobwa karayimwaka. Kumbi ibyacu ntibyatinze, ahangaha barakwereka undi nawe yamuzanye, yamugejeje hano ngaho mu rugo niwe. Ntumbaze ngo uyu mugabo agambiriye iki rwose. Uyu mugabo twamaze kubona yuko ari impumyi, atareba, ariko we n'ibyo yikoresha kugira ngo uyu nguyu bazane. Yaramubwiye ati cyaze mfasha unkingurira aho ngaho rwose. Atwomanga aho ngaho bari buze kuba bafungura. Umusore amubwira ati wikwirwa urakomanga, ati reba imfunguzo imbere yawe, hari ikintu bita imfunguzo. Uyu nguyu yarabikoraga kugira ngo uriya mukobwa ajye abasha kuba yakunama, namara kunama uriya musore ubundi amurebe nyine, irari rigumye ribe ryinshi muri kwa kuba rigikwishi kwirari. Umusore nawe akomeze ategura imigambi yiwe. Ntumbaze nganga rwose biraza kuba byaherera he. Umukobwa ni gutyo yabikoze, umukobwa udasuzugura. Yafashe za mfunguzo, akimara gufata za mfunguzo aramufungura, amubwira ati ubu ngubu none ubu twakwinjira, ndimo ndabona inzu yawe rwose yamaze kuba yafunguka, gusa inzu yawe ni na nziza. Ati reka ngufashe ngeze mu nzu iwawe, ubundi ngo amazi unywe, ubundi nanjye nindangiza nsubire mu kazi kari kanzanye. Nyumvira hano umukobwa, umusore yaravuze ati rwose cyaze ni wowe ugira umutima mwiza. Gusa akana ko hano kari kabibonye ntikabareka karinjira nako. Bakingura igipangu, urwana rwinjira. Undebere undi nawe barimo baramusunika bamugejeje imbere, ariko nyamara twe mu byo twamaze kuba twabona yuko uriya musore areba ari muzima. Akana ko karaje hano kumviriza ibyo uyu musore amubwira byose karaza karabyumva. Uyu nguyu yaramubwiye ati rwose ngerera imbere mu cyumba ujye kunzanira amazi nywe. Undebere nyagasani, akimutuma umusore ni muzima, twamaze kubibona. Yaraje afata rwa rugi, kimwe gufata rwa rugi ararukinga. Ubwo se ni ukubera iki akinze urugi? Nawe undebere, ndabizi neza yanga uraza kuba wasobanukirwa. Umusore ni muzima, ariko yabeshe umukobwa yuko atareba, yuko afite ikibazo cy'ubumuga bwo kutareba amaso. Ese ngaho biraza guherera he? Umukobwa bamutumye amazi, akimara kumutuma amazi yarayazanye rwose. Uyu musore akimara kumuzanira igikombe kimwe cy'amazi yaramubwiye ati
reka nzembe nanywa aya mazi rwose biruna cyane ko mfite icyaka. Uyu mukobwa nawe ati rwose ntabwo icyaka cyabura rwose, ati reka ntabwo icyaka cyakwigira kibura. Uyu musore akomeza kugenda abwira umukobwa ati ese nawe wagiye ukaje kuzana amazi yawe nawe tukaba turimo turasangira urimo unganiriza. Atarega ngiye ndi kumwe n'umuntu urimo kunganiriza njye mba numva ameze neza rwose nta kibazo na kimwe. Ati kandi ndabizi neza ko wankoreye buri kimwe cyose, ati mbabara umfashe unkoreye n'iki ngiki rwose, ujye kunzanira ayo mazi nawe uzi kuba wayanywa, none umara kuyanywa ubundi tube twiganirira rwose ubu mari rungu ndebe neza noneho yuko uyu munsi waba wabasha kuba wakwira rwose. Mfasha pe njye n'ubufashe ndimo ndagusaba. Wibuke ko uyu musore ni muzima, gusa uyu mukobwa we ntabwo aramenye yuko uyu musore ari muzima. Reka kandi nyamara imigambi uyu musore afite ndetse n'intego afite twamaze kubona yuko igira ute ijya ku ntumbero igana ku busambanyi, kuko uyu nguyu yamaze kuba yakinga buri kimwe cyose yagikoze. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa nubwo waba iki ntabwo yabasha kuba yabona uburyo yasohokamo. Uyu musore yakomeje no kugenda abwira uyu mukobwa ati mbabarira ubu mbereye hano rwose, ati ubu uri hano gutya. Umwana bireba, umwana ntumbaze. Wibuke neza yuko uyu mwana yagiye afata telefoni y'umukobwa wigenderaga mu nzira, arangije arayimwaka. Nyagasani arayimwaka, undebere ikigabano ngo ati mbega umwana uryoshye we, ati filime ntabwo ziri gutuma nemera kureba kiriya cyana, ati gusa gahunda ihari ni ukuba narongora iki cyana abana basha kuba nakirongora rwose. Ati uyu munsi ntabwo ushika ngiye wamaze kugera mu nzu yanjye, ati rwose ntabwo wancika. Uyu nguyu rwose yagendaga amufataho agenda amukorakora ku bice bimwe na bimwe by'umubiri we. Uyu mukobwa arangije aramwitaza yegera inyuma. Nyagasani uyu mukobwa rwose abangaba bafashe amazi yabo bagikomeza kugenda bayanywa. Ahangaha umukobwa avuga ati rwose ati ngiye buno ndumva nyine buri kimwe cyose namaze kukigukorera, ati ubu ngubu rwose mbishaka nakwitahira. Undi amubwira ati noneho fata iyi telefoni yanjye yinjiranira hariya kuri cagi ujye kuncayingira, menya nta muriro urimo. Ariko ntumbaze ngo abantu b'impumyi bo bareba bate, ko twumva hano agenda amubwira amagambo abantu bari impumyi bo bagenda bireba bate, ese bareba bate bumva bate abantu b'impumyi. Yaramubwira ati dore cagi yanjye iri aho ngaho inyuma, ati rwose ugiye kureba wowe cagi umugozi nurangiza unsharijingire iyo telefoni. Umusore ni muzima, wibuke neza yuko utagomba kwibagirwa uyu musore ni muzima. Mu kuba muzima ari ikinini yafashe. Undebere uyu musore yafashe ikinini, akimara gutuma umukobwa kumucayingira kuri sharijeri yafashe ikinini, akimara gufata ikinini agishyira muri ya mazi y'umukobwa yanywaga. Mwibutse ko kiriya kinini iyo bakiguhaye wamaze kuba wakirya cyangwa se wamaze kuba wakinywa, ako kanya biba byarangiye uhita usinzira. Kandi birumvikana yuko iyo wamaze gusinzira umuntu yaza akaba yakoresha buri kimwe cyose ashaka, imirimo yose yayigukoresha. Bivuze ngo hatagize igihindutse uyu musore we gahunda afite yo gutegura kuba yarongora uyu mukobwa bakaba basha kuba baryamana. Undebere nawe umukobwa waje aje gutabara azi ko uyu musore ari impumyi, none undebere abigezaho amubwira ngo amushyiremo ikinini. Yamaze kuba yamuroga, yamaze kuba yamushyiramo ikinini nyine kugira ngo akirye. None yamara kukirya uyu mukobwa azi kuba yafatwa n'ibitiro, ubundi uyu musore azi kuba yakora ibyari bikore. Ese nga biraza kurangira bite? Gusa wibuke ko inyuma hari urwana ruwari, inyuma hari urwana twamaze kuba twabona yuko rwabometse, rwamaze kuba rwabarya inyomeko, rwaza kureba buri kimwe cyose. Uyu nguyu aramubwira ati aya mafoto ese bimeze bite? Uyu nguyu akomeza kugenda amukorakora. Undebere umukobwa aravuga ati ese uyu nguyu kandi ashaka iki? Kugira ngo ubutabera nkabona mu butabazi ikindi kintu ashaka ni igiki? Ati rwose ikindi kintu yaba ashaka ni igiki? Ati ntago mbizi neza. Uyu nguyu yakomeje gufata uyu mukobwa arangije aramubwira ati icyaba cyiza wakwicara tugasangirira amazi, no twamara gusangirira amazi ubundi bwo ukaba wabona iki ubwaba bwataha ukajya kureba utundi tuntu ukora mu rugo. Umukobwa akamusubiza ati ese ubundi ugira ngo amazi sinayahaza? Ati rwose amazi nayahaze nta kibazo na kimwe mfite. Uyu mukobwa aravuga ati uyu musore akomeza kubyira uyu mukobwa ati nzanira amazi aho ngaho ubundi tunywe. Ati urafata yawe nanjye mfata yanjye. Undebere
undebere uyu nguyu yaramubwiye ati njye namaze kubona afite amazi yanjye nawe ngo fata yawe ubundi usome none wamara gusoma ubundi witahira rwose so ndumva aya mazi aryoshye kandi kugira ngo ngenywe aya mazi rwose bigende gutya ni wowe uri kubimfasha mu bana cese koko nk'abantu bari gusangira gusa uyu mukobwa we icyo atazi ntabwo azi neza ko uyu nguyu yamaze kuba yamugirira nabi yamaze kuba yamwangiriza yamaze kuba yamuroga yamaze kuba yamushyiramo ikinini ahangaha ubwo bivuze ngo byarangiye uyu mukobwa icyo yakora cyose uyu musore uretse kuba yategatinga kuba yategereza iminota ubundi ngo kiriya kinini kibe cyabasha kuba cyakora neza ubundi narangiza agira ute amusoze undebere uyu mukobwa rwose hano byatangiye kuba byamucanga yaramubwiye ati njye nditahiye uyu musore avuga ati oya rwose oya witaha ati ndacyakombe kugira umbanishije rwose uyu mukobwa aravuga ati rwose ibyo nakoreye ni birebire ati reka nawe rwose ngire icyo najya kuba nakora mu rugo rwose ati nanjye reka nitahire rwose tu umukobwa gutyo ubwo umukobwa isura icyo yatangiye gutaha atangira kumva biri kwanga ibitotsi bimubana byinshi cyane mu mubiri ibitotsi byakomeje kugenda bimubana byinshi cyane mu mubiri umusore we yamaze gutegatinga yuko ikinini kiwe cyamaze kuba cyakora nta kindi kintu yakoze rero ahangaha umukobwa ibitotsi byari byamufashe ndetse nta n'ikindi kintu agomba kuba yakora nta na kimwe rwose hano yari agomba kuba yakora bikimara kumufata bya bitotsi byiwe yaraje arangije aramuterura amuzana hano muri sare undebere ibyatangiye ari ugutabara ndebera bigiye kuva mu busambanyi ndabizi neza yuko uyu mukobwa ntabwo babasha kuba bamuhereza igisore kiravuga ati icyana nk'iki ngiki ubundi cyabagasha ni nkamwe nari narabuze ati ubundi kugira ibintu bizi kugenda neza reka nkwereke ubundi nifate video sha namwe murabizi neza yuko hano mu Rwanda abantu iyo bagiye gukora ibi bintu mu gihe mukunda kubyumva muri social media kumbi u Rwanda hano rurimo rurafotora rwumiwe rwatangaye umwana rwose byamucanze yumiwe yatangaye uyu musore yakomeje kuvuga ati none ubu ngubu nicyo gihe ngo nkurye umwana arakomanga nyagasani mu kujya gutangira akazi ke hari u Rwanda rwaje rugira ute ruba ruramukomangiye undebere umusore avuga ati ibi ni ibiki ati uwo muntu nyinjire kandi nindera ati ariko se burano kubera iki abantu bakunda kuza nje nigira mu gakino kanje undebere umwana nako kanya yese aca mu dirisha yinjira mu nzu za ndani ese iki cyane kiri buze kuba cyakomereye ko uyu uriya musore abasha kuba yakwikorera ibintu bye ntumbaze ibintu biraza kugenda bite icyana mu cyumba undebere undi yasohotse yagiye gushaka iki umuntu uri kumukomangira gatuma atirira icyana kiwe ehehe boss reka mubwire ngo iyi ni Izuba Films wowe nimuzi kutarakanda subscribe nyaboneka kandi kuyo buto ya subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi videos ahangaba ukumva bakwereke wa mukobwa yaje kuvuga ati hari umwana wanyibiye telefoni afande hari umuntu wanyibiye telefoni kandi afande rwose ndashaka kugira mukwereke ujye kubasha kuba wamumfatira rwose umuzana ahangaba banyibye telefoni icyana hano kibireba nacyo dore cyana polisi yamaze kugira ute yamaze kuba yaza kugishaka umwana hano polisi yamaze kuba yamuhiga uyu musore nakavuga ati umuntu uri gutuma ngiye ntirira icyana we ninde umuginga no gusa icyo nzi cyo ntabwo uyu mukobwa ari buzi ko yancika uyu munsi ni njye nawe uyu munsi agomba kuba rwose nkikoreraho nta n'icyaba rwose uyu munsi agomba kuba yamara kumereza none amutangira nkamwataka nyagasani mu kujya kongera kubikora hari uwongeye gukomanga uyu musore avuga ati ese uyu munsi byagenze bite ati ese uyu munsi rwose kuko ni igiki cyabiteye ati bimeze bite ati reka nambara ubundi njye kureba umuntu uri hanze ubundi mbanze njye ncunga umutekano wanjye mu kukwereka hano afande nawe nguyu hano afande mu nzira wa mukobwa yakomeje kumuzana agira ute amuzana hano rwose abangaba mu gukingura ni fande kumbi wari umukomangishije numbase ngabiho birazi kugenda bite afande yaramukomangishije yungaramye ati bafande mwiriwe neza mumeze neza afande ati tumeze neza ati hari ikintu twe turimo turashaka mu nzu ati fone y'uyu mukobwa twe turimo turayishakisha hano muri ino nzu kandi tuzi yuko ari mwiri ati urakora twemera tubashe ko twaza tugashaka inzu yawe cyangwa si ntago ubyemera dukoreshe imbaraga umusore atekereza uburyo afitemo umukobwa umusore avuga ati aho si yemwe ntiyaba ari wa mukobwa baje kurebamo cyangwa byaba bimeze biti aravuga ati afande ariko nta muntu wigeze agera umuntu afite telefoni bafande rwose munyemerere kandi munyubahe nta muntu ugeze kunyura umuntu afite telefoni uyu mukobwa aravuga ati rwose ndabizi neza n'umwana yaje gukatira hano rwose nta hantu yigeze akatira yanyuze umuntu afite telefoni umusore ati atereka rwose nta muntu wigeze kunyura hano afite telefoni ati bafande ni munyube kandi munyumvire nawe rwose kwirwa muragira mu ino nzu ni iby'ubwende nyagasani
unyumvire isanga afande ari bubashe kuba yakwinjiramo cyangwa se hari ikibuze kuba cyaba. Ndabere uyu nguyu rwose n'uruki yakomeje kugenda akutira abafande ababwira ati nta cyabaye rwose ntimuze kugira ikibazo. Afande avuga ati twe turi inzego z'umutekano kandi twe dushinzwe buri kimwe cyose, nta mpamvu baza kutubwira rero ngo twere kwinjira mu nzu yawe kandi twe tubifitiye ubushobozi. Umukobwa aravuga ati afande wigenda rwose, mfasha tureberemo hano rwose, ndabizi neza yuko fone yanjye ni mo hano iri. Wibuke ko umwana arimo hariya kandi ufite fone ye ndetse n'uwa mukobwa arimo hariya niwe ufite fone ye. Ibi ni ibiki nyagasani? Undi nawe bahita bakwereka afande yaramurabutswe. Uyu mukobwa aravuga ati none se uriya ninde urimo hariya? Abangaba baravuga ati rwose uriya ni umukobwa inshuti yanjye rwose nta kibazo nyine kwa ko ndubana na sheri, niwe rwose ni sheri. Kandi uyu mugabo yamaze kuba yashimuta iki uriya mukobwa, yamaze kuba yamushimuta, yamaze kuba yamugirira nabi, yamukora ibintu bitabaho. None uyu nguyu arimo arakana, arimo arakuta rwose yakutirije, kandi byabaye byose twabibonaga uburyo byatangiye, uburyo yagizemo impumyi yabibonaga. Ese ngaha biraza kurangira bite? Reka mubwire ngo nimba ugeze kuri uyu munota tukirebana ino filime kandi subscribe kugira ngo uzajya ubasha kubona ibindi biganiro ndetse n'izindi nkuru. Uyu mwana akomeza kumva uburyo uriya musore mu abesha abapolisi. Umwana avuga ati ese ubu ngubu kuko ngende mbivuge cyangwa bigende bite? Uyu nguyu aramubwira ati injira mu iyo nzu ugenda ushake kuko uri polisi urabikwiriye. Nyagasani wa musore araza arabukwa rwana sinzi ukuntu yarurabutswe. Undebere icyana hano kiraza kigira hano rwose kitsimba ngaha kirahagarara kirahama. Uyu musore akomeza kugenda akingiriza umukobwa kugira ngo batagira ute bataza kuba bamubona. Afande aravuga ati none se uwo muntu wowe waje kumbwira ngo afite telefone yawe ari hehe ko ntawe tubona mu inzu ari hehe? Ati rwose afande, ati ndabizi neza ni umwana mutoya cyane kandi yinjiye muno. Ati ni muno yinjiye. Umusore nawe ku ruhande arimo aravuga ati rwose dore ngiyi nzu uretse uyu mukobwa inshuti yanjye, ati mwashaka hose nta mwana wigeze ugira muno, nta muntu ufite telefone yanyu mo hano, ndetse nta n'umuntu wigeze kuba yakwiba telefoni ahangaha ntawe rwose. Ati njye nawe nzi pe, reka afande ntabwo ibyo nabikora, ako njye nabemereye kare ibintu ubundi bikaza kuba byakemuka, bikaza kuba byarangira. Undebere uyu nguyu ni gutya yakomeje kugenda akutira abajenerali, ni gutya yakomeje kugenda akutira afande baramukutira no baramuhakanira we itaka riraka. Umukobwa nakavuga ati ntabwo ngende ugende nabonye telefone yanjye. Umusore nakavuga ati rwose inzu ngiyo nayibahaye mwe mugende mushake buri kimwe cyose mukibona, nta rwose nabirenza ngaha, ndabizi neza inzu ni yanjye kandi ndabizi neza yuko nta cyakwigira kiba. Undebere wibuke ko uriya mukobwa ese aramutse akangutse byaza kuba byagenda bite? Ese niki cyaza kuba cyaba uriya mukobwa aramutse akangutse ese hakurikira iki? Undebere uyu mupolisi yaravuze ati wa mukobwa we nta kintu kigeze kiba rwose, ati sohoka dutahe. Undebere umwana avuga ati ninaramuka nsigaye muno nje nyine kuba buze kuba banyica biraza kuba byagenda bite? Kandi wibuke ko uyu musore yamaze kuba yabona iki rwana, yamaze kuba yarubona. Uyu musore mu kugera hano ngaho yaravuze ati wesha warwana we, ati uzi ibintu ngiye kugukorera, ati ngiye kugukubita none uzimu za nkoni zigende zikurye, wowe ushatse kugira ute kuba wanyicira imibare. Ati ko wowe uri hehe? Aturi hehe? Undebere akana barakabonye hano rwose, akana kandi wibuke ko polisi yamaze kuba yagenda nta n'uwagatabara ntawo, nta marengero rwose. Uyu mukobwa yakomeje kugenda ariko aravuga ati rwose afande telefone yanjye ndayibuze. Ati ni gute wambwira uburyo ngiye buzemo telefone kandi nkubwiye ngo iri hariya? Ese fande icyo ngicyo nicyo kintu musigaye mufasha abaturage? Ati rwose njye mumfashe mbe nabashe kuba nabona telefone yanjye. Afande avuga ati rwose ubonye ko inzu twinjiyemo kandi nta muntu twigeze tubona, na nyirayo yatubwiye yuko nta telefoni irimo hariya kandi nta muntu n'umwe wigeze winjiramo hariya. None wowe urimo uragira ngo iyo telefone iraza kuva he? Iyo telefone se nindi urubuze kuba yayizana? Ati rwose nta fone irimo. Uyu mukobwa aravuga ati rwose afande twongere tugerageze amahirwe ya nyuma ubundi turebe rwose ko twayibona. Afande aravuga ati njye mfite akazi kenshi ngomba gukora wana, wowe wiza kundakaza sinzi impamvu wowe ushaka kunstressa. Unyumvire abantu bajye babwira ibintu nibamara kubabwira ibintu mubyumve. Uyu mukobwa arabizi neza yuko ibintu hariya byabaye, arabizi neza yuko fone yari ari ahantu yarengeye, nubwo so uriya musore atabizi neza yuko fone bayibye ariko byose arabizi. Uyu mukobwa aravuze ati rwose ati njye ntabwo nabasha kuba nahera telefone yanjye, reka ahubwo mwereke utuntu nikorera. Ndebere
uyu mukobwa yaje yanabwira uyu musore ati mwiriwe ba nyakubahwa, ati mwamfasha kuba mwantiza ku mayinite, niba mufite amayinite mukaba mwabasha kuba mwampamagarira iyi nimero ya telefone. Sasa rero anga biraza kugenda bite, uyu mukobwa yatiye amayinite, barangije bamuhereza telefone bamubwira ati shyiramo nimero, nuwamara gushyiramo nimero nurangiza ugira ute uhamagara uwo urahamagara, nurangiza unsubize telefone yanjye. Ati rwose murakoze, ati murakoze rwose ba nyakubahwa. Ndebere umukobwa gutya yatepinze nimero, akimara gutepinga nimero arahamagara. Nyagasani mu guhamagara ahangaha wa musore nawe arakibereye hano, aracyarimo ashaka wa mwana, avuga ati ati umuginga wari ushaka gutuma ntirira umwana ninde? Ati ndabizi neza arimo hano. Ati sha warwana, ati njye nakubonye, ati uyu munsi ni wa nyuma, ati vayo rwose, ati nguno kandi wowe ntiwancika, ati vuye ngukorere ibintu bitabaho bimwe bidashoboka, ati ngomba gukorera ibintu bimwe bibabaje. Undebere kandi icyo utazi cyo uyu musore karakana iriya fone kagize ute kayifashe. Uyu mukobwa hano arimo arumva amajwi, wa mwana arimo aramubwira ati rwose dore ahantu undi ni handi wowe mwageze na polisi, mukimara kujyana na polisi murangije musubirayo. Ati mwasubiyeyo? Ati ko niho ndi bankuntabare. Ati vuye nabare rwose, ati bamereye nabi hano mu nzu, ati buryo nakwaga telefoni hari amakuru nge nari ngiye gushaka. Undebere uyu mukobwa uyu mugabo narimo aravuga ati ako ubundi ibyaba ngabo byo ni ibiki? Nyagasani wa mwana hano ngo ari kuri komande, wa mwana yamaze kuba yagusha ca kigabo hari hasi. Undebere uyu mwana yaravuze ati rwose uyu nguyu ko ntari bumushobora biraza kugenda bite. Iki kigabo kirongera kiraza kiramufata kiramubwira ati we wacyana kucyuza kwivanga mu kazi kanje, ati wowe uri wundi, wowe ukomoka he uvuka he? Ati uyu munsi niwo wa nyuma. Nyagasani afande yisaza n'imbunda ntacyo mwakwivugana rwose. Aravuga ati zamura ibyo ufite byose hasi, rambika hasi, naganga ugomba kuducika. Ati watubeshe. Umukobwa aravuga ati dore nguyo telefoni yanjye, ati dore ngiyo. Aravuga ati no, ati ntabwo nigeze mbikora ku bugome. Undebere uyu mukobwa yaravuze ati mwe ni murase uriya mwana niwe wanyibye, unyumvire. Ati uriya mwana niwe wagize ute niwe wamaze kuba wanyiba. Uyu mwana avuga ati ibi bintu ntabwo nge nigeze mbikora ku bushake, ako dore nge ndaza kuba nabereka ibimenyetso byose ndabifite. Afande anabyumva, afande nubwo agiye gufata ikimenyetso cya danje. Uyu nguyu aravuga ati uyu mukobwa bamuhaye imiti, bamuhaye ibinini, bamuroze, none ibintu kandi byose byabaga nabibonaga. Uyu nguyu yaraje aramuhamagara amubwira ati atiye mukobwa, ati haguruka. Undebere hano ngo ibyari telefoni byagizutse byese biza byihindukira uyu nguyu nyine wasinjirije umuntu amaye ibinini. Uyu mupolisi yabwiye umwana ati zana iyo telefone. Uyu musore yanaye ku bisasi kugira ngo ifone ibe yabasha kuba yapfa, noneho iyi fone iteye no kuza kuba yagira ute yagamba. Afande nta kintu mwavugana, yaramubwiye ati yahereje fone. Uyu mwana avuga ati fone ni iyi ngiyi cyangwa se ni iyi? Uyu mwana akomeje kugenda ashinja iki kigabo, aravuga ati ibimenyetso nabyiboneye, buri kimwe cyose wakoraga nakubonye, ntago rero uyu munsi ugomba kuba wancika. Uyu musore avuga ati none akanjye wabona kabaye. Uyu mukobwa nawe aravuga ati rwose uyu uriya musore naramufashaga none yampaye ibinini, ati rwose yampaye ibinini mu gukanguka. So uyu musore avuga ati rwose nabonye wagize ibitotsi ndaza ndakuryamisha. Undebere ukuntu hano ibintu bigenda. Aramubwira ati njye nabonye wagize ibitotsi ndaza ndakuryamisha. Uyu mukobwa yahise avuga ati uri umukobwa mugenzi wanjye ngwino ngufashe. Akana nakati afande rwose wowe gumye urebe ku bimenyetso. Ati reba ku bimenyetso. Afande yamaze kuba yabona amashusho. Akimara kubona amashusho nta kindi kintu wowe ugomba gukora uretse kuba yagira ute kuba yafata iki kigabo, none yarangiza akagira ate akakijyana muri yombi. Ubwo birangiye te uyu mugabo bagiye kumuta muri yombi. Nyaboneka mujye mukurikirana udufilime nk'utu ngutu tuba duteguye, tuba turimo ubwenge, tuba twigisha, aho buri kimwe cyose ugomba kuba wagikurikirana, utagomba kuba wakwirengagiza buri kimwe cyose, aho buri kimwe cyose ukagikurikirana. Uyu nguyu yaramubera amubwira ati mushuti wanjye, ati urakoze cyane. Uyu mukobwa areba uyu mwana aramubwira ati akana karamuvuga ati burya nanjye ninjye nagutabaye. Ati aho naje gufata telefoni nkaza kuba nagira ute nayijyana ahandi nkaza kuba nashyiraho amajwi. Ati burya bwawe ntibyatangiraga umusunika ku kagare ko afite ubumuga nakurebaga. Ati wakoze cyane kandi wakoze kuba wantegurira. Ati ubu ngubu iyo abataba atari wowe, ati nanjye ubu ngubu mba namaze kuba nasambanwa kandi njye nifitiye umusheri wanjye. Reka mbabwire ngo nanjye reka dusoreze aha ngaha duhure mu zindi video. Ndabakunda cyane, ciao ciao.